avugana n'umuntu wese uteze amatwi ati niyumve uko Uwiteka avuze. Ro pene etando bene edra haravuze ngo ni Imana ije kujabura abo basize mu mugende niko Uwiteka avuganye na no etando bene edra akavuga ngo n'Uwiteka utanze ijambo ati kubambuwe ijambo niko Uwiteka avuze. Haravuze ngo dore n'igihe Uwiteka yikuriye Dawidi no eta ati nubwo bimeze bityo ati n'igihe ati nje ati gukura ati imyanda ati abanjye bakagira gute ati bagatambuka. No etaya bene edra tuta ene eta haravuze ngo Uwiteka aje gukubura ati yamwe aje gukubura ati kandi ati dore intara y'umugosozi ati ngiyi ati rimira gosora ati niko Uwiteka ati naravuze ati naratumye ati abantu benshi ntibakumva ati barangije bavunira ibiti ati mu matwi ya ati bagenza banjye atari ku Uwiteka ndaje ati ntago cecetse ati wowe ati uteze amatwi ati wumva ati cyo ndi kuvuga ati n'igihe Uwiteka ataje guhana ati kandi akavuga n'igihe Uwiteka ataje ku muntu ataje kubarana n'umuntu ku giti ciwe ati ntabyo ikivunge ataraje kandi araje ati kandi ataje guhemba buri muntu ati jewe nzakora ibi ngibi kuko intumwije kandi hageze higura imihigo. Haleluya. Kuko hari intumwa yohereje ku buzima bwa hari intumwa yohereje aho wari uhagaze mu rusengero rusengeraho ati mu rusengero atubwa imbaraga za Eliminati ati zaje gucecekesha atabanjye ati n'igihe Uwiteka atakoresheje itegeko atagarutse ati ku bwoko bwiwe ati niko Uwiteka avuze. Rote kererevo sayini kiremandagro atakuwama akavuga ngo dore ati n'igihe ataje kugaragaza ati byari byihishe atakaza gatwikurura ataritegereza kare atabari kunywa aritegereza kare abari gukora ibyangwa n'amaseka ati nzanye ati yewe igipimo ati n'igihe Uwiteka ati nje ati nkasohora ati birura ati niko Uwiteka avuze. Aravuze ngo yemwe ati mwategereje ati ibyo navuganye namwe ati mukumva ko yemwe ati byatinze ati Uwiteka aje gusohoza ati se karimo arakuburira atarasohoza atarasanga uhagaze ute ati mu migi itandukanye ati Uwiteka agezemo no etando bene edra ati nubwo nasanga hadadiye ataho kwinjira nzahinjira ati niko Uwiteka avuze. Aravuze ngo aje gukuraho umwambaro ati abantu bari baritwikirije niko Uwiteka avuze. Aravuze ngo aje gukura ati n'igihe Uwiteka azanye ati kibando ati narabatumye ati ntuma abantu banjye ati yemwe ntimwakumva ati bamwe mu bita amazina ati ariko ndaje ati kandi ntago ndinze ati ndaje ati ntago ncecetse. Abanyazi baraje barasahura abantu barabasahuruye batwaye ijambo ry'Imana ryari kurimo baraje barasahura ibyiringiro wari ufite baraje barakokora barajya ariko Uwiteka. Haleluya. Reka nizere ko mumeze neza kandi muri amahoro mwese mukurikira ijambo ry'Imana mukunda ijambo ry'Imana ariko kandi mukurikira n'ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Ineza y'Imana nibane namwe kandi umugisha w'Imana ubomeho ndetse n'abanyu bose aho reha mu bice bitandukanye hafi na kure ndagusuhuje. Umeze neza nizere kuri amahoro natwe turamo turashima Imana. Imana ikugire neza, Imana iguhire, Imana ikwagure mu byukora byose, Imana ikunezeze ikiganza kubo kwiza kw'Imana kukomeho ndetse n'abawe bose. Ni wa mubyeyi turi kumwe mukunda cyane, Imana ihamagaye, Imana igukoresha imirimo itandukanye mu gihe nk'iki ngiki ariko kandi
mu gihe cy'umugoroba twitegura kugaruka kwa Yesu. Ariko ari gukora hari igihe azaba ari gukora umugoroba ubwire aba aratashye ariko abatashye neza. Niwe tugiye kugana muri kano kanya rero, mube hafi kugira ngo twumve icyo Umwami icy'ijuru ryashyize ku mutima we kugira ngo twese dufashwe nacyo. Muraho neza? Muraho neza. Gira amahoro. Amahoro y'Imana. Ashimwe Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Umeze neza? Ndaho ndakomeye ndashima Yesu, nawe urabibona. Urumva uguwe neza? Nguwe neza cyane. Mwe yaravuze ngo kuko Umwami niyo nari ngiye kuririmba. Urumva umwuka n'umwe. Niyo nari ngiye kuririmba n'ukuri. Imana ishimwe ku mukaromwe. Yego. Urugiye kuvuga ngo iki? Ngiye kuririmba aho karirimbo gatoya. Ndakubwira ngiye kubwira ngo kuko Umwami Yesu ankunda ndamahoro. Ngiye kuvuga nti uranayibona ko nanjye meze neza. Kuko burya umuntu umeze neza uramureba. Sibyo se? Ukabimenya. Nese urabona Yesu atarakoze imirimo. Ibi ni mu bisubizo by'Uwiteka. Naga ari mu bisubizo dukura ku bagabo bacu cyangwa se ku miryango, ahubwo ni kuwiteka. Aca inzira aho utagera gute utamenye. Kuba rero meze ukunguku urayibona ko meze neza nyine. Ni imbaraga z'iki z'Uwiteka. Amen. Komeza rero ukomere mu Mwami kandi Imana ikomeze gukoreshe iby'ubutwari. Ko Daniel yavuze ngo abantu bazi Imana yabo bazakomera nibamara gukomera gukora iby'ubutwari. Ndikwifuriza abantu muri no misi Imana ibashoboze gukora iby'abandi bananiwe. Yego. Kunyura abandi bagiye bagatsikira bakagwa bakagwiraho. Yego. Yego. Abandi baguye Imana yakurenze mu izina rya Yesu Kristo. Ndabyakiriye. Turi mu minsi abantu bitwa abakozi b'Imana bari kugira hano kuri Dodani ikabanana kuyirenga. Ikabanana ikahita babera igisu ikibaho ariko Imana ikurenze iyo Dodani mu izina rya Yesu. Imana yindenze mu izina rya Yesu. Kandi ndakomeje kuba iyo Dodani ntarayisitayeho, suko ibyanitsitagazaga bitari bihari. Ariko muboko y'Uwiteka yagize gute yarandamiye sinahago. Suko itanaharutana yireba. Ku bantu bose cyangwa se abantu b'Imana abakozi b'Imana irahari. Ariko amaboko y'Uwiteka navuga ngo akomeze afata abantu b'Imana, ab'Imana ikirinze, kuko ijambo ry'Imana bavuga ngo haracyari 7,000 ritarapfukamira Bayali. Mwibyo 7,000 nakwifuza ngo umuvandimwe Uwiteka ntaza ibyo nyine ubonekemo, nanjye mbonekemo, nawe ubonekemo. Nitugera kuri rwa rurembo. Amen. Abakwa amaraso ya Yesu baziyerekana imbere y'iki y'Imana. Nziyerekane nawe tuzahurire. Runaka nzahamubone. Amen. Imana ishimwe. Yego. Imana ishimwe kandi rero Imana igumisha avuze ngo usigaye utoshye ariko kandi ni nabwo ugiye gutoha cyane. Nanjye kanguhanure. Haleluya. Ndabyakiriye. Nkurimbira karirimba. Yakubwiye kera niyo yongeye kuvuga, ibyo yakubwiye byose izabikora. Iza kuzamo uri kwicaze n'ibikomangoma, ntuzibagirwe ko wahoze wicaye mu ivu, aho wita ku cyavu hameze nk'ahavumwe. Imana ishimwe. Imana ni kugenza ntuzibagirwe. Nepo reka nkubwire ukuntu uri mu mwuka. Hoye ejo bundi iyo ndirimbo Uwiteka arayindirimbiye. Uko niko kuri. Nta n'iminsi 3 igize gute iciyeho. Rero hari uko Uwiteka aje kubigenza. Kandi no kuri nyahaye icyubahiro. Ntago ivuga rimwe, ntivuga kabiri. Iyo bishatse ica mu muhanuzi, byabishaye gaca mu muririmbyi cyangwa se mu ijambo. Nanjye iciye mu muririmbyi. Imana yumve ko nyahaye icyubahiro. Nese ibyanjye simbiriye. Yego. Rero baravuze ngo Imana ngo hari ibintu yakoze, urabivuga ngo ibintu yakoze kandi tarabikora. Imana iraje. Yego. Niyo mpamvu hari umuririmbyi njya nkunda uvuga ngo ya Mana yavugaga ikavugana n'abake na n'ubu iracyavuga kandi iracyakora. Ya Mana yavugaga kavugana n'abadamu na n'ubu iracyavuga kandi iracyakora. Ya Mana yavugaga ikavugana n'abakeya bake na n'ubu iracyavuga kandi iracyakora. Aleluya. Ya Mana yavugaga ikavugira mu itorero na n'ubu iracyavuga kandi na n'ubu iracyakora. Rero bivuze iki? No kuba uvuze yavugaga ikavugana na bake, nanjye isaha mvuganye nayo.
imana ishimwe Hallelujah. iyo niyo igiye kunzamura imyicazanye n'iki n'ibikomangoma kandi regana bitangiye no kuba nicaye kuri iyi kamera ndimo ndavuga imana ishimwe si uko hatari abantu babishatse ariko ntibyemera ariko nge Yesu arabyemeye haleluya ndahicaye yanzamuye rero yanyicazanyije n'iki n'ibikomangoma kubera iki hita wisuzuma utekereza aho Imana yagukuye nanjye mise nsubiza y'inyuma nibutse ahantu Imana yagize gute yankuye ndinde ho kwicara ahangaha nkavugana n'ingeri zose nkavugana n'abashumba bakaba bateze amatwi haleluya ahubwo turi mu isezerano niyo mpamvu umuririmbyi yavuze ngo ya Mana yavugaga ikavugana na bake haleluya no etaya biene edra tuta ene eta na n'ubu iracyavuga kandi ro biene etando biene edra tuta ene esta imana ishimwe yego no etando biene edra tuta ene esta hatini ni kuodota harasisi mini contre hatimi ni chasse gros tango ro ene etando biene edra tuta ene esta hatindu wite ro ene etando biene edra akavugana n'umuntu wese uteze amatwi hatini yumve uko Uwiteka avuze ro ene etando biene edra haravuze ngo ni Imana ije kujabura abo basize mu mugende niko Uwiteka avuganye na no etando biene edra akavuga ngo n'Uwiteka utanze ijambo ati kubambuwe ijambo niko Uwiteka avuze haravuze ngo dore n'igihe Uwiteka yikuriye Dawidi no etaya biene edra ayikamugirira neza ro biene etando biene edra haravuze ngo abantu bicika intege kuko n'igihe Uwiteka azanye amavuta aje gusuka ku bwoko bwiwe n'igihe Uwiteka aje kurengera intore ziwe ziri kumutakira ku manywa na nijoro ro to ene etando biene edra tuta ene satani ati yemwe ati yazanye ati kugira ngo aca abantu intege abantu basubiranemo abantu bagira n'inzangano ariko n'Uwiteka uje kongera ati gukora ku bantu banjye ati bakongera bagahaguruka bundi bushyashya rote kererevo sayini kire manda grome atakuwama ati nubwo bimeze bityo ati nigihe ati nje ati gukura ati imyanda atabanje bakagira gute ati bagatambuka no etaya biene edra tuta ene eta haravuze ngo Uwiteka aje gukubura ati yamwe aje gukubura ati kandi ati dore intara y'umugosozi ati ngiyi ati rimira gosora ati niko Uwiteka avuga no etaya biene edra tuta ene eta haravuze ngo yemwe atabanihirira umurimo wanjye ati n'igihe Uwiteka ati nje gushyiraho amakamba niko Uwiteka avuze rote kirerevo sayini kire manda grome atakuwama Uwiteka aravuze ngo dore ati nigiye ati yasutse umwuka ati mu nsengero ati ubwo imbaraga za Eliminati ati zaje gucecekesha atabanje ati nigihe Uwiteka atakoresheje itegeko atagarutse ati ku bwoko bwiwe ati niko Uwiteka avuze rote kirerevo sayini kire manda grome atakuwama akavuga ngo dore ati nigihe ataje kugaragaza ati byari byihishe atakaza agatwikurura ataritegereza kare atabari kunywa aritegereza kare abari gukora ibyangwa n'amaso yanjye rote kererevo sayini kire mandaguro ati nubwo bimeze bityo ati nje kurengera abanjye ati nigihe kandi ati Uwiteka ati nzanye ati yewe igipimo ati nigihe Uwiteka ati nje ati nkasohora ati birura ati niko Uwiteka avuze aravuze ngo yemwe ati mwategereje ati ibyo navuganye namwe ati mukumva ko yemwe ati byatinze ati Uwiteka aje gusohoza ati se karimo arakuburira atarasohoza atarasanga uhagaze ute aravuze ngo yawe ongeramo imbaraga
buzima bwa atarimo aravugana nawe musore niko Uwiteka arimo aravuga arimo aravugana nawe mukobwa ati niko Uwiteka ari kuvugana arimo aravugana nawe mubyeyi mugabo ati niko Uwiteka arimo aravuga no etaya biene edra tuta ene eta ati nigihe ati Uwiteka atajabuye abantu be ati yamwe ati bahagaritse mu migeni ngo kugira ngo barengerwe Uwiteka aravuze ngo ati nubwo watawe ati nubwo wanzwe ati nigihe Uwiteka kuzamura ati niko Uwiteka avuze aravuze ngo wicika intege ati yewe wicika intege ati hagarara neza ati Uwiteka ashohoje ati icyo yavuganye nawe ati nini kuwa dotaye harasisi mini kontre ati niki kiguteye ubwo ati nigitumye ati ucika intege ati niki gitumye ati imbaraga zigushiramo ati waramvugiye ati warankoreye ati warakoze imirimo myiza rote kererevo sayini kire mandagrome atakuwa mano Uwiteka aravuze ngo dore ati nubwo bimeze bityo atasutse ububyutse ati mu itorero ryanjye ati niko Uwiteka avuze ati nubwo bimeze bityo aravuga ngo abantu nibagaruka ku rufatiro ati kuko nigihe atari gushyira ku munzani ati niko Uwiteka avuze rote kererevo sayini kire mandagrome ati naravuze ati naratumye ati abantu benshi ntibakumva ati barangije bavunira ibiti ati mu matwi yawe ati bagenza banjye atari ku Uwiteka ndahari ati ntago ncecetse ati wowe ati uteze amatwi ati wumva ati icyo ndi kuvuga ati nigihe Uwiteka ataje guhana ati kandi akanahemba no etaya biene edra tuta ene etano Uwiteka aravuze ngo ati wowe ati wari watenebutse ati ndi Imana ati sutse urubyutse ati niko Uwiteka avuze no etaya biene edra tuta ene etano aravuze ngo yewe ati wari watenebutse ati ureba ati ukabona nta nzira ati n'Uwiteka aturemeye inzira ati aravuze ngo kandi ati nimucika intege ati kubyo muri kubona ati nigihe Uwiteka aje kwikorera aravuze ngo yewe ataje gukora rwose ati kandi araje ataratunguranye ati niko Uwiteka avuze ati bakora nibakore ati kuko ati yewe ati birakwiye ko wakora ku manywa ati niko Uwiteka avuze ati birakwiye ko wakora habona ati niko Uwiteka avuze rote kererevo sayini kire mandagrome atakuwa mano aravuze ngo ndi Imana ya yindi yakoraga ati yewe ku bwa Nowa ati ya yindi yakoraga ati kuba wabanjirije ati je kwikorera umukwabo ati niko Uwiteka avuze aravuze ngo mu matorero yose ati Uwiteka agezemo aravuze ngo ahantu hose ati yewe Uwiteka arahakandagiye ati mu migi itandukanye ati Uwiteka agezemo no etando biene edra ati nubwo nasanga hadadiye ati aho kwinjira nzahinjira ati niko Uwiteka avuze aravuze ngo aje gukuraho umwambaro ati abantu bari baritwikirije niko Uwiteka avuze aravuze ngo aje gukura inzangano ati mu mitima y'abantu no etando biene edra tuta ene esta aravuze ngo uwumva ati yaragiza kumvira ati nahindukire ati nigihe Uwiteka azanye ati yewe ati umukubuzo ati nigihe Uwiteka azanye ati kibando ati narabatumye ati ntuma abantu banjye ati yemwe ntimwakumva ati bamwe mu bita amazina ati ariko ndaje ati kandi ntago ndinze ati ndaje ati ntago ncecetse ati ndatunguranye ati mutuzi mukora ati ndatunguranye ati aho mwicaye ha buri munsi ati ndatunguranye ati mu masoko ya buri munsi ati ndatunguranye ati mu ngo zanyu za buri munsi ati ndatunguranye ati mu matorero ya buri munsi ati niko Uwiteka avuze aravuze ngo yemwe ati nta kindi ashaka abantu nibareka ibizaha abantu nimuhindukire ati dore ati
ati ntabwo ukivugisha ukuri, ati ariko n'igihe Uwiteka ati yiyiziye, ati binamura abantu banjye, ati bibaye byinshi, ati nigiye kugira ngo abantu banyegere, ati kugira ngo nkorane nabo, ati by'imbaraga, ati niko Uwiteka avuze. Aravuze ngo n'igihe Uwiteka ataje ku muntu, ataje kubarana n'umuntu ku giti cyiwe, ati nta by'ikivunge, ataraje kandi araje, ati kandi ataje guhemba buri muntu, ati bihwanye n'ibyo yakoze, niko Uwiteka avuganaga namwe. Shalom, shalom. Y'amahoro, Imana ikiranuka, ubereye mwiza, utegereje bose. Turagushimiye Mana, mukozi wawe aragabanukiwe. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, ukomeze umwagure, mwuzuze imbaraga, mwuka w'Imana ukomeza muhange mwuka w'Imana nakomeze amuhangeho cyane mu izina rya Yesu Kristo. Mwana genza agabukiwe, ariko nukomeze kumwuzuza kandi ukomeze kumukoresha iby'ubutwari. Ko Daniel yavuze ngo bazimana bazakomera bakora iby'ubutwari, numukoresha iby'ubutwari mu gihe nk'iki ngiki. Muhumugisha nabo umugisha, apfukamya senga ujye umwumvira, nagutabaza umutabare, kubereye mwiza gutegereje bose. Ngana umushyikire mu izina rya Yesu. Amen. Ndimo ndavuga ijambo rivuga ngo ya Mana yavugaga ikavugana na bakeya, na n'ubu iracyavuga kandi iracyakora. Wowe ubigiriye ubuntu bwo kumva uko Imana ivuga, uri mu mugambi w'Imana, kandi Imana igize gute iragushaka. Wowe ugiriye ubuntu wo kumva icyo Uwiteka avuganye nawe, uri mu mugambi w'iki yewe w'Imana. Imana ishimwe. Reka tsabe umukozi w'Imana Nepo adusomera amagambo y'Imana ari muri Nawomu igice cya 2 umurongo wa n'uwa mbere. Imana yo mwijira muhumugisha. Nawomu igice cya 2 umurongo wa n'uwa mbere. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nahumu igice cya 2 umurongo wa mbere. Imana izatera. Nahumu igice cya 2 umurongo wa n'uwa mbere. Dore mu mpinga. Cyo cyambe handitse ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Yuda we, komeza ibirori byawe byera, higura imihigo yawe, kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe, yatsembweho pe. Amen. Ijambo ry'Imana avuze ngo dore mu mpinga z'imisozi. Haleluya. Amaguru yuzanye inkuru nziza mama, amaguru yuzanye inkuru nziza papa, amaguru yuzanye inkuru nziza musore. Haleluya. Dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, yarangiza akamaza iby'amahoro. Haleluya. Nguwaraje. Imana itugirire neza. Hari intumwa Uwiteka yohereje ku buzima bwawe, hari intumwa bwana Uwiteka yohereje intumwa kugira ngo aze mu rugo rwawe. Uwiteka yohereje intumwa kugira ngo azahuvuka. Haleluya. Hari uko bagufashe, bagufata nk'iciro ry'imigani, bavuga amagambo bashaka. Haleluya. Ariko Uwiteka yohereje umuvugizi cyangwa se yohereje intumwa ije kukuvugira. Ariko aravuze ngo mbere y'ijya atarahagera nuhigura imihigo yawe. Haleluya. Hari ibintu wahize, birashoboka ko hari icyo wahize ku itorero, birashoboka ko ugiye kubyara wahize ukavuga ngo Mana nimbyara neza bizagenda uko. Hari uko wahize uravuga ngo Mana nimbona akazi nzakora ibi, ariko warabibonye ntiwagira gute, ntiwahigura. Ngo higura imihigo yawe. Haleluya. Kuko Uwiteka yohereje intumwa mu rugo rwawe, yohereje intumwa aho uvuka, yohereje intumwa aho uri. Bishobora kuba ari muri iki gihugu, bishobora kuba ari hanze yacyo. Haleluya. Ariko Uwiteka yohereje iki intumwa. Imana itugirire. Ziko Uwiteka yakwibutse, wari umaze igihe kinini wibaza ngo se Imana iracyanyumva, ese Imana iracyandeba, ese hari ukwibukwa n'Imana. Ariko Uwiteka avuganye nawe ngo yohereje intumwa ivuye mu gihugu cyo mu ijuru, itumwa n'Uwiteka. Yewe mukobwa wari umaze igihe kinini ubona ko nta n'umuntu ukubwira ngo ndagukunda, kandi igihe cyo kurambagizwa cyarageze, ariko hari ibintu wahize urangije urubango Imana ntibikora, njyewe nzakora ibi ngibi kuko intumwa ije kandi hageze. Higura imihigo. Haleluya. Kuko hari intumwa yohereje ku buzima bwawe, hari intumwa yohereje aho wari uhagaze mu rusengero rusengeraho. Ntabwo bamwe bajyaga bemera ko uri umukozi w'Imana, ariko intumwa irahageze. Haleluya. Ngo higura imihigo yawe. Imana ishimwe. Komeza mukozi w'Imana.
uvunagura azamukiye imbere yawe, kuko nguvunagura uwo nguwo araje azamukiye imbere yawe nuhiguriye imihigo. haleluya. uwo nguwo uvunagura arasanga hari ibintu wagize gute wakoze kandi byanyuze mu mucyo. Imana itugirire neza. araza atambuke ahubwo kuko azanye ibigiye gutuma usingira wakira. bivuze ikirere ntabwo nzi ibyo wahize, nta nubwo nzi ibyo wagambiriye kuzakora, yaba ari ku itorero yaba ari kumukomera ku gihome urinde inzira yawe. haleluya. kenyera ukomeze, kenyera wowe ukomeze, ntihagire igituma ugira gute unyeganyega. Imana ishimwe. iyongeremo imbaraga y'ubutwari. yewe muvugabutumwa iyongeremo imbaraga y'ubutwari, ntihagire ibituma uva mu buntu bw'Imana. amagambo ntagukuye mu buntu bw'Imana, kuko namaze kumenya ko muri iyi minsi satani yakuburiye mu magambo, yakuburiye mu busambanyi, yakuburiye mu businzi, azanye intwaro yigire gute yitwa amagambo. haleluya. ariko mutsindishe kwambara imbaraga. yego. Uwiteka agaruye icyubahiro cya Yakobo nk'iki. Uwiteka agaruye icyubahiro cy'abantu b'Imana. hari igitutsi cyari kiri ku banyamasengesho, hari igitutsi cyari kiri ku bavugabutumwa, ariko Uwiteka agaruye icyubahiro mu itorero ry'Imana, agaruye icyubahiro kuri muhanuzi, agaruye icyubahiro ku banyamasengesho, agaruye icyubahiro. Uwiteka we agaruye icyubahiro. yewe muririmbyi, Uwiteka agaruye icyubahiro cyawe. wajyaga ugenda ukumva kugenda na Bibiliya ukumva ugize isoni bitewe n'ukuntu abantu batukishije izina ry'Imana, ariko Uwiteka agaruye icyubahiro ku banyamasengesho, agaruye icyubahiro ku bavugabutumwa, agaruye icyubahiro ku badiyakoni, agaruye icyubahiro ku itorero muri rusange. izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. haleluya. agaruye icyubahiro cya Yakobo nk'icyubahiro cya Isiraheli. ngagaruye icyubahiro n'icyubahiro cyane cya Isiraheli. yewe wari wacitse intege, ubona ibintu byadogereye, ubona ibintu byagize gute byarivanze. ndagira nkutangarize ngo amaguru yuzanye inkuru nziza akamaza iby'amahoro. Uwiteka aje iwawe yohereje intumwa, kandi ikindi agaruye icyubahiro. ongera uruvugire Imana ntabwo bufite, ongera uhanure ntabwo bufite, ongera urimbe ntabwo bufite, kuko Uwiteka avuganye nawe akagaruye icyubahiro. yewe muvugabutumwa, yewe Uwiteka agaruye icyubahiro. wari wacitse intege, wari watentebutse, ubwoba bwari bwagufashe, wumvaga udashaka kongera kuvuga, vuga, shira amanga. Uwiteka agukojeje ikara ryaka ku munwa, nuvuge. Uwiteka agukojeje ikara ryaka ku munwa, nuvuge. Uwiteka agukojeje ikara ryaka ku munwa, nuvuge. yewe muvugabutumwa, rangurura, vugira muri kamera Uwiteka ashyize imbere yawe, vugira muri mikoro Uwiteka ashyize imbere yawe, nuvuge, kuko Uwiteka agize gute yewe agaruye icyubahiro. wari wacitse intege, wari wafashwe n'ubwoba, Uwiteka hari 7,000 bitarapfukamira Bayali, agaruye icyubahiro. haleluya. agaruye icyubahiro. ubwo bufite n'ubwiki yewe pasitoro we, ubwo ufite n'ubwiki, yewe revera runaka, ubwo ufite n'ubwiki. Uwiteka agaruye icyubahiro. ijambo Imana yari impaye nta rindi ni iryo ngiryo. yego. kuko abanyazi basahuye bagakokora amashami y'inzabibu zabo. abanyazi baraje barasahura, abantu barabasahuruye, batwaye ijambo ry'Imana ryari rikurimo, baraje barasahura ibyiringiro wari ufite, baraje barakokora barajyana. ariko Uwiteka haleluya avuganye nawe kagaruye iki cyubahiro. garuka muri mudu yo kuririmba, garuka muri mudu y'ijambo ry'Imana, kuko nubwo bakokoye ariko bibagiwe ko nubwo igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka. bazi kuba kumazamo ibyiringiro, bazi ko bakoze ibyo bakora. humura, kuko Uwiteka agaruye icyubahiro ku buzima bwawe. Uwiteka aragarutse. yego. iratwibutse yo kabyari, iratwibutse yo kabyari, tumaze umubabaro. iratwibutse yo kabyari, tumaze umubabaro. ayiwe tumaze umubabaro. yego we tumaze umubabaro. Imana igize gute itumaze umubabaro, iratwibutse. haleluya. barakokoye,
baraje baragusahura ariko Uwiteka arakwibutsa yewe abanyazi nubwo baje bakakunyaga bakagukokora bakakumaraho ariko Uwiteka agaruye icyubahiro kandi akugarutseho bahuje imitima barozi ngo kugira ngo baje basebye itorero ry'Imana barababeshye itorero ni rya Kristo Uwiteka agaruye icyubahiro kiwe Imana yo mwijuru ibaha umugisha Imana yo mwijuru bakomeze Imana yo mwijuru bagarukeho yemwe Imana yo mwijuru ibagurira imbago nuko yazaguriye Yabesi iragarutse ese uhagaze ute urumva ugize ibihe byiringiro Uwiteka aragarutse ngo Imana yakubwiye ngo umugabo ngo mu mwaka uyu n'uyu ngo amezi aya n'aya ngo none yararenze yamaze ese waruzi ko bakokoye ese waruzi ko abanyazi baje bakakwiba ariko Uwiteka agaruye icyubahiro Uwiteka ngo yarakubwiye ngo buriya ngo nyine ngaguhaye akazi ngo hane ngo wacitse intege uwariga abanyazi barakwibye barangije barakokora ariko Uwiteka agugaratseho kandi agarukanye imbaraga agarukanye umurava agarukanye imbabazi zidasanzwe araje nubwo bazi ko bari barakokoye nubwo bazi ko bari baratemye ariko Uwiteka kugarutseho wicika intege ijambo nagizanye ngo amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro kererewe ewe nepowe yewe runaka Uwiteka kugarutseho yewe uvuga butumwa Uwiteka kugarutseho komeza ibirori byawe haleluya kukumenya kibi ntagazongera ukundi baguteye ubwoba batumye iceceka ariko Uwiteka araje rero bene data mukuru wanjye murumuna wanjye yewe musaza wanjye amagambo Yesu yarampaye ubutumwa yarampaye nubwo wakokotse akakumaraho imbaraga abanyazi bakaza bakakumaraho ariko Uwiteka agarukanye imbaraga zikomeye ku buzima bwawe haleluya Imana yo mwijuru navuga ngo ibagarukeho navuga ngo Imana yo mwijuru yongera ikwiga imbara ntikugarukaho irazana ifate imbaraga zikomeye cyane Uwiteka nakugarukaho bari bazi ko nyine bagiye bagacisha bakakugaruka bakakumaramo imbaraga utazongera kuvuga utazongera guhaguruka utazongera guhamiriza Imana haleluya hahirwa umuntu ufite Imana ya Yakobo nk'umutabazi izamurengera mu makuba hahirwa umuntu ufite Imana ya Yakobo ho nk'umutabazi izamurengera mu makuba umunyakibi yagize gute yatsembweho amen haleluya ugushikamejeho umutima uzamurinda w'amahoro masa Imana ishimwe Imana ihabwe icyubahiro turagushimiye Claire nta n'icyo narenza kuri message Imana ibiguhaye ibindi byaba ari ibyacu kandi biragatsindwa kongera biravuga ngo kongera cyangwa kugabanya uzajya kuri bya bihano Imana yateganyije yego Imana izabikurinde mu izina rya Yesu Kristo Yesu aguha umugisha rero imbaraga n'amavuta ntibikakubureho kandi Imana ikwagure kandi ibyo wifurije abana Imana ibikugirire Imana ikurengere Imana igutabare izuba ryongere kurasire bundi bushyashya amen reka tugusabe rero nta kindenzaho nimba wumva ushoje message Imana iguhaye uyirangije atutagenda aho ati burya ibyo ntavuze Imana ikakugarura nimba umva birangije tugiye gusaba utangamira telefone usengera abantu b'Imana cyane ariko numvisha ijambo rivuga ngo higura imihigo wigura ntago biba byoroshye usabye abantu imbaraga kugira ngo babone imbaraga kandi babone n'ibyo guhigura babone imbaraga z'umutima ariko kandi babone n'ibyo guhigura kugira ngo batagirana urubanza n'Imana ni kare mu kumeshi nimero 078 53 10 311 078 53 10 reka dusenge kugira ngo wowe utari ufite icyo guhigura Imana iguhereza umuhigo kuko wumvise ko mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza haleluya akamaza iby'amahoro uwo nguwo araje ariko akantu kari nuguhigura umuhigo nawe rero wumvaga ko wahize ibintu ukareba ubushobozi yego burahari ariko ukabona ko nibuvamo icyuho kiri buzemo tugiye gusenga Imana uri Imana yacu nziza wambaye icyubahiro ndetse no gukomera nawe akubanzirije nta nuzaguheruka izina ryawe witwa ndiho aka kanya utanze ubutumwa Mana nyemerera hari abantu bahize ko ari byo bagomba gukora hari ababibuze hari n'abacitse intege magaze mu butware mpabwa nawe
mu izina rya Yesu abantu umutima w'imbaraga mu izina rya Yesu bahigure. hari abahize mu nsengero basengeramo, hari abahize bavuga ngo nibabona urubyaro bazashima, nyamara warabikoze kuhigura biranga. mu izina rya Yesu ibyatumye badahigura ndasenze kugira ngo Mwuka Wera w'Imana agende ajye mu byabo, afate imitima yabo, kandi Mwuka Wera w'Imana akora iby'imbaraga no etando biene edra. Mwuka Wera w'Imana akora ibikomeye. ndasenze kugira ngo Mwami utanga ibyo guhigura ku babibuze, kuko Mwami Imana uvuze ko mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza aziye kuri aba bantu, ubagirire neza. Mwuka Wera w'Imana ugenda ukora imirimo mu izina rya Yesu, abantu basubizemo ibyiringiro, abari babuze uko babigenza ubaho uko babigenza mu izina rya Yesu. ndasenze ngo amaboko y'Imana agenda asakare kandi agende agere ku isi hose mu izina rya Yesu. Amen, amen.